kamba heza ubuhamya bugufi bamutegura ibyo byo Jerome Ntambara yaravuye ahantu imirimba imurerwa ngo yaje mutumwa mu mibunda noneho nari sigaranye n'umupapa tuye muri Amerika ngo niyo tamu w'abahinda nagina wa Museveni muka Jonas uri hari Gisenyi noneho ngo ngiye gupfa vuba byihutirwa jewe ngo ngiye gupfa byihutirwa kandi umudamu wanje asura mu Minembwe kandi ico gihe nari mfite abana bane batoya kandi bari barakurikiranye bihuta mu yandi magambo noneho uwo musaro ari busezera agataha handi noneho uwo mudamu wayo nasinyandori nayo tamu batangira kurira kuko ngiye gupfa habe nawe wari kurira noneho abwira ngo nimubwira umudamu wanje ko ngiye gupfa ndi bupfe cyari mu garere ko mu mibunda twagiraga isoko yo kuwa mbere noneho twayirema gukigitangira abahungu b'abanyamurenge cyane b'abahinda n'ababembe bakama barwana isoko ntibikireme uwo munsi tugataha nta bintu tuguze tutaguze n'umunyu n'isabune tutayiguze tukazosura nta yandi mabotike twagiraga nta zindi duka noneho tukazosura kurinda kundi wa mbere niba batarwanye naho aribwo turema noneho biri mu biganza byawe uvunagura udutebe mu bishowa muntu bari baratuye amagambo ngo tuzabona diplome iya ceceka ngo yo barafanuriye abatarayibona ariko tugomba kubsanga tuvuga cyane ngo amen pastor ngwiro naho utere hano turebe ushamburiye ibintu ushamburiye imitima imwe haleluya amen noneho ikambasobanura ijambo Pastor Revera Kado yavuze kandi namwe muza mujake nibazoza baguhanurira kandi ari Imana yababwiye neza yababwiye batavangiwe ikaba bagashurirwa ibintu bibi bigomba kukubaho bizokwicara uko batakubwiye nuzoza wumva urabihanura umuntu w'Imana uhanuzi nyawe akabiguhanurira kurya Imana ibiguteguje ngo uje kuyinegosi uzanga ko bivuguruza none baguhanurira ibyiza ibiguhaye kugira ngo ushiremwe imbaraga ubikuzumenge mugani wawe ubikurure kugira ngo bikubeho kamba heza ubuhamya bugufi bamutegura ibyo byo haleluya umugaragu w'Imana yarampanuriye umuhanuzi nyawe Jerome Ntambara timuvuze timucurange timusakuze mutegere gusa Jerome Ntambara yaravuye ahantu imirimba imurerwa ngo yaje mutumwa mu mibunda
noneho arayi wanje imisi nk'ibiri abantu turamutaramira umunsi wo gusezera umudamu wanje mu gitondo yaragiye mu murima sigarana n'abandi bantu babiri nabo bari baje gusengerwa kuko bamenye ku muyumba ari wanje nari sigaranye n'umupapa tuye muri Amerika ngo niyo tamu w'abahinda na nyina wa Museveni muka Jonas uri hari Gisenyi noneho tugiye gusezerana Imana hishura Jerome Ntambara iramubwira ngo ngiye gupfa vuba byihutirwa jewe ngo ngiye gupfa byihutirwa kandi umudamu wanje asure mu minembwe kandi ico gihe nari mfite abana bane batoya kandi bari barakurikiranye bihuta mu yandi magambo noneho uwo munsi ari busezera agataha ahandi noneho uwo mudamu wayo nasinyandori nayo tamu batangira kurira kuko ngiye gupfa habe nawe wari kurira noneho turamuherekeza Jerome Ntambara turara handi yarafite kurara noneho twataramana bagenzi banje ibo bagatangira kurira abandi bakagira ngo ko bararizwa n'umunezero n'umwuka ariko bakazwa nuko bazi ko ngiye gupfa noneho ngo mare ngira uwo mudamu n'uwo mugabo ndababwira ngo ntibakabwira umudamu wanje ko bampanuriye ko ngiye gupfa niba badashaka ko ndapfa noneho ndababwira ngo nimubwira umudamu wanje ko ngiye gupfa ndi bupfe kuko ari amabjakira vuba bitume mpfa none niba munkunze mudashaka kumva ntimukamubwire nimutamubwira nzoja kunegosya n'Imana nyiterete ndeke gupfa vuba ndeke gupfa kenyutse kandi mutegere ukuntu Imana ukuntu nari gupfa vuba byihuse nari mfite abana bane bato ndafite itungo na rimwe nari mfite inkoko nayo abayumbe barabayiriye hari nsigaye gusa nabo nta kandi kana noneho habe n'ubu bari bataramubwira kandi naza ntinya ko undi mudamu nyine mugenzi we bari batikanyije imirimo niwe wari bumubwire yamavuga ngo kugira ngo ndapfa ntazomubwira hanyuma Jerome Ntambara arataha ageze nk'iminsi ibiri atasha avuye muri Mibunda ngo habe mu masaha nzi yahanuriyeho ya saa 4 za mu gitondo nta bantu bari mu nzu iwanje namange napagarara mu mfuruka batazi imfuruka ino bazazita ngo ni inguni vuga amagambo make ntereta Imana ndayibwira ngo wamana we ndagushimiye ko washuriye umugarago wawe Jerome Ntambara ko ngiye gupfa abacomanza kuvuga ndavuga ngo ndagushimiye ko wamushuriye kandi yamara nawe ntampisha akambwira none wamana we ngiye kukubwirira ijambo ugiye kunyitura gupfa vuba uko mpaye mvuga gutya mutangire kuza munegosya Imana ntimukaze mupfa vuba kandi Imana izobemerera umwanya umwe mvuga ngo se nimwe muzamwica uye ibyo mu byumve noneho ngo mare ndayibwira ngo wamana ugiye kunyitura gupfa vuba nyibutse ikintu kimwe muri byinshi nyibutsa ikintu kimwe cy'ingora abahizi cyari mu karere ko mu Mibunda twagiraga isoko yo kuwa mbere noneho twayirema gukigitangira abahungu b'abanyamurenge cyane cyane b'abahinda n'ababembe bakama barwana isoko ntibikireme uwo munsi tugataha nta bintu tuguze tutaguze n'umunyu n'isabune tutayiguze nta yandi mabotike twagiraga nta zindi duka noneho tukazosura kurinda kundi wa mbere niba batarwanye naho aribwo turema noneho bukeye jewe na Rugina tuvuga ubutumwa muri Mibunda
abahungu b'abahinda barakizwa, aba babembe barakizwa. Noneho isoko ikazirema saa moya za mu gitondo ikaremura saa moya z'ijoro. Noneho abantu mutekano uraba, nzigira Imana kuri iryo jambo ryonyine. Ndavuga ngo iri jambo ry'ingora abahizi abantu bamaze gukizwa, none ugiye kunyitura gupfa. Umudamu wanje apfakare agifite imyaka mike, agifite n'abana bato, nta n'ubutunzi. Ndavuga ngo niba ari byo haya, ndagushimiye kuko uzumvise. Tangamina nasezega iminota 5 cyangwa 10, ariko ntiyarenze 10. Mubare gutangamina nama numva ko niturije, numva mbaye amahoro. N'umudamu sinamubwira, nari nabujije n'abandi ngo ntibamubwire, sinje wari kumubwira. Noneho ngo haje gushira ibyumweru 2, Jerome Ntambari yariri ya Mirimo ari aje mwiyerekwa, ngo aje mwiyerekwa arabwirwa ngo gwihutuje kugaruza dosiye ya Serende, ngo nubushe gusenga. Haleluya. Noneho ngo abona ko abwirwa ngo wihutuye igarure kuri bariyeri ya mbere, ngo cyangwa kuri bariyeri ya kabiri, ngo cyangwa ku ya gatatu, ngo bariyeri ya 4 niyisinya, ngo Serende arapfa. Harimo 88. Muje kumva ukuntu Imana yanyongeye imyaka. Noneho ngo abona ko yiruka muri iryo yere, ngo agare kuri bariyeri ya mbere, tije kugaruza dosiye y'uwitwa gutya. Ati tumaze kuyisinya tuyihaye bariyeri ya kabiri. Ariruka ngo agare kuri bariyeri ya kabiri, asanga naho barayisinya, basingirije bariyeri ya gatatu. Igeze ku meza ya bariyeri ya gatatu batarayisinya, Jerome Ntambara arayitanga, Serende aragaruka, ari we uyu muhamuvugana. Haleluya, haleluya. Ibyo Revera Pastor yavuze mutaje kugira urujijo, mukavuga ngo se none abantu ntibaberetswe neza. Uwo muntu adasenga byazara mu nta kintu kibashara hindu. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Mujipange gafisa sawa. Muri biganza tukamwe ngo sishidikanya, sishidikanya ko, sishidikanya ko izabisoza. Imana ifitiye ibyiza pe. Sishidikanya ko, sishidikanya ko Hallelujah.
wadukuze natwe turimo reka isi yose turirimbe waritanze kubw'ibyaha byanjye imbere yawe ndumva amahoro menshi ntabwo bafite umwijima wo mu isi amaramaje imbere yawe tumva amahoro menshi ntabwo bafite umwijima wo mu isi amaramaje ibyo mabivuyemo yego ndabyemeye waramaramaje kukumurera uririmba ayo magambo ndabyemeye mwami yego
ndabyemeye nami ndabyemeye yego ndabyemeye nami ndabyemeye ntwari untware ukiza Yesu waramanywa nijoro ngere mu mutima ashe guhemuka nami Yesu ibyajyaga binezeza oya nje sinkibishaka umutima musha ukora ibyo ushaka iri byaha bishi ibyajyaga binezeza ibyajyaga binezeza oya njyewe sinkibishaka umutima musha ukora ibyo ushaka Basha guhemu